Muraho neza, ndabashuhuje mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose. Ikaze kuri channel iwacu rero bikora bite? Ni channel twiga ibimera bitandukanye yaba mu buzima busanzwe cyangwa n'ibizaza kugira ngo tubashe kumenya akamaro kabyo, mbese bikora iki, mbese mu buzima bwacu uyu mugano wamfasha iki, mbese ni mwiza kuwukoresha cyangwa ni bibi. Bigiye ni byiza kandi ku rundi ruhande nabyo ntabwo ari byiza. Mujye musobanukirwa rero ibimera byacu. Abantu bari hanze y'ibihugu duturanye by'aba Tanzania, Uganda, Kenya, Burundi no muri Congo, ibi bintu nabyo mujye mubisobanukirwa. N'ahantu uba ushobora kugenda ugakora visit ukajyayo, ariko ukagira ibintu wirinda kugira ngo umenye uko ibi bintu bikorwa cyangwa bikoreshwa. Nibyo nshaka kubabwira uyu munsi. Uyu munsi rero ibi bintu mubona imbere yacu, kino giti cy'umugano, uyu mugano rero ugira amoko menshi. Hari imigano iba mitoya n'imigano iba minini cyane. Murabona uyu mugano uko umeze, hari imigano ibisa gutya, hari utugano duto cyane cyane tuzamuka cyane bakunda gutera nko muri mu majaride, hakabaho n'imigano isa gutya mubona, hakabaho n'indi migano minini iba minini cyane ku buryo nk'ingeri imwe y'umugano ushobora kupima nk'amacupa nk'icumi cyangwa 15 bitewe n'ubunini bwabyo. Iyi migano rero mubona habamo imiti myinshi kandi hakabamo n'ibintu bashobora kukorogeramo ariko ntusobanukirwe n'ibyo ari byo. Rero iyi migano mukurikire video paka irangiye. Nimba ari ubwa mbere dusuye kuri channel yacu, wakora follow ukajya ukurikirana n'ibindi biganiro biba bigomba gukurikiraho mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo ubashe kumenya bino bintu tubamo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyi migano rero ivura ibintu byinshi kandi igakiza n'ibintu byinshi, nubwo benshi bakunda kuyitera ku nkengero z'amazi kugira ngo twirinde isuri, ariko hari n'ibindi byinshi iyi migano ivura ngiye kubasobanurira. Hari icyo ubiziho rero, nanjye hari icyo mbiziho. Ahangaha ni ukugira ngo duhugurane kugira ngo mbese twubake ejo hacu heza hazaza. Uyu migano rero uko muyibona, ikintu cya mbere, uyu mugano ukunda kuvura iyi ndwara ikurikira. Ariho abantu bakunda kurwara ibintu bijyanye n'impyiko, cyangwa ukababara nk'amavi, cyangwa ukababara nko mu rukenyerero hejuru yaho gatoya, ukumva ibintu harimo harakurya. Ibintu rero icyo uyu mugano ukora, wongeramo utundi tubiri, ushaka umugano woroshye cyane. Urabona wenda uyu nguyu ntabwo uraba igitenetene, mbese kacyoroshye cyane, ukagafata ukakavuvuraho ibi bintu muba mubona gutya. Warangiza ukongeramo icyo bita urwiri, ariko urwiri warangiza ugashaka icyo bita umutsina, ukongeramo uyu mucaca mubona, uyu nguyu, warangiza ugafata icyo bita suritiro y'amazi n'ingeri 3 za uriya mugano mbabwiye, na uriya mucaca, uriya rwiri, ukabitekana. Warangiza ukabika bikabira. Ushobora no gufata n'igi cyangwa ibishishwa by'igi ukabitekana. Warangiza ukajya unywaho agace k'agakombe unakandisha hajya hejuru y'ukenyerero hagana mu mugongo, cyangwa hasi mu kiziba cy'inda, ukajya ukandishaho. Uko ugenda ubikoresha hagati y'iminsi 2-3 uburwayi bugenda bugabanyuka.
Ku bantu rero bakunda kurwara impyiko cyangwa ukumva uribwa mu mavi, mu ngingo, ukoresha buriya buryo. Ikindi kintu, uyu mutsima ukomeye rero nibyo tugiye kugeraho. Ikintu cy'ingenzi nari nateguye ngiye kubabwira, mu bihugu dutandukanye iyi migano bakunda kuyirogeramo, akenshi bakunda kuyirogeramo. Ugeze hano hakurya za Bukavu, za Goma, za Rucuru, hirya yabo za Butembo, cyangwa umanuka epfo za Warikare epfo, bakubuza nk'umuganga wanyigishaga yavuga ati kirazira kwicumba umugano. Avuga ati se kubera iki kwicumba umugano? Ukawukuramo wenda nk'inkoni, ushobora kubinyuramo ukabona ni umugano mwiza wakuberamo nk'iki, wakuberamo nk'inkoni ukigendera. Ariko akavuga ati si byiza ko wakuramo inkoni ukagenda wicumba, kuko iyi migano, buriya buryo bw'umutego bita ubutegano bukunda gufata abantu, bakunda kuburogeramo cyane, ku buryo iyo ubufite bashyira muri uwo mugano, ugasanga nk'uyu mugano uyu nguyu ukawureba gutya, warangiza ukawicumba. Ntabwo aba ari byiza, ni bibi, ntabwo ari byiza. Rero akavuga ati iyo bakuroze uwo murongi, ni uburozi bwica mu iminota 25 cyangwa iminota 10, buragufata bukagenda buzamuka bukagera mu nda, bukazamuka bukajya mu mutima no mu mutwe, bukurangiza rwose, buhita bugukuraho. Bakavuga ati kirazira kwicumba inkoni y'umugano, kuko bagutegeramo ubwo burozi. Ushobora kugenda muri ibyo bihugu wenda wananiwe, kubera akunda kunyerera, haba mu bihugu bitandukanye. Ndavuga ibihugu nagiye ngeramo, za Tanzania, hano hakurya i Kongo, no muri Uganda naho nagiye ngerayo. Ariko ahandi ho ntago, mu Burundi ho ntago ndagera, ariko naho ndi hafi kuzabasura kugira ngo naho turebe mbese bikora bite ibyaho ngaho. Rero iyi migano kirazira kuzongera gute kuwicumba, si byiza ngo ugiye gukuramo icyo bita inkoni. Rero uyu mugano ikindi umara, uko mu Rwanda ukora, utumura umwanzi wawe. Ufite umuntu wakwanze, ufite umuntu ukugendaho, ufite umuntu uri gucira agati kiriya ntacyo kizimarira, njye afite umwana runaka arize ngo azamukiza, umwana we ngo azagira gute, azaba ikibunga, ntacyo azimarira, azayakorera ariko azayanywera. Iyo mivumo yose ugasanga bari kwitongera ku mwana wawe. Uko ubigenza rero, uraza ugashaka icyo bita gatumura itumura umwanzi, gatumura imiti yose ushobora gutera mu rugo. Uwo muti abantu b'abaganga ntimuzawuburemo, kuko itumura buri kimwe cyose. Itumura amagini, itumura amashitwani, itumura ubutegano, kuko n'uburozi babatega mu mayira cyangwa uburozi bw'ubuhuherano, buriya bukunda gufata abantu amaso cyangwa bukagufata umugongo, ntabwo gatumura yaburamo. Uraza rero ugafata icyo bita gatumura, ugafata ingingo imwe, ukayikata gutya, ukayikata hano, ukayikata n'ahangaha. Rero bamara kuyikata, cyangwa ukaza ugafata ingingo nini nk'iyi ngiyi mubona, ukayikata, ukafata hano, ugakata hano gutya, ukaza ugakatiramo n'ahangaha hano gutya. Warangiza ugafata icyo bita gatumura n'icyo bita umubuza. Wamara kubikoresha rero, ukagenda yagatumura ubwo yinjizamo. Wamara kuyinjizamo, ukavuga ati ntumuye umwanzi wanjye, aho yaba ari hose, yaba ntegera mu mayira cyangwa ahuhera mu rugo rwanjye, byose ntumuye umwanzi wanjye. Iyo gatumura irimo umugano hariya, uko irimo umwanzi wawe n'abantu bakugendanagaho baratangira bakajya habamo icyo bita umwiryane muri bo.
byo kukugendaho bigenda bigabanyuka, bikagenda bigabanyuka. Noneho uriya mugano mutoya mberetse ushobora no kuwukoresha ugashiramo gatoya, gato cyane. Abakera bakundaga kubikoresha, akagashyira mu mufuka, yanyura ku bantu bakaryana abo ngabo. Ariko ku muntu ukugirira nabi, niyo yanakubonye ashobora guca izindi nzira, kuko ababona nawe uri umuntu udasanzwe, kuko ababona ibyo urimo nawe akabona uri umuntu udasanzwe, uri umuntu ukomeye cyane, nabo bakunda kuwukoresha. Rero umugano, ikindi ukora, umugano ushobora gufata kariya gasimba kihinduranya bita ngo icyumvu, ukongeramo mu mukunde, wangiza ukakamanika mu muryango. Abantu bakunda guterwa n'amagini cyane, ukumva ibintu biratera hejuru y'inzu, ushobora no gufata uriya mugano naberetse. Uyu mugano ushobora gufata hano gutya, ugakatana gutya, ukongeramo ugatumura, ugashyiramo umuhanga n'icyo bita umurinzi, wangiza ugashyiramo n'ako gasimba, ukabimanika, ukabitambika nko mu ikositara hejuru, cyangwa icyo bita no hejuru muri parafo, nabyo nta kibazo. Iyo bagenda babahuhera ibyo bintu bimwe bateza mu rugo, mukaremamo umwiryane, ugasanga mu rugo nta mahoro arimo, ugasanga abantu bagukundaga barigendeye, ugasanga umuntu wagufashaga aho yaba ari hose arigendeye. Rero ibi bintu ujye ubikoresha gutyo, biragenda bigacogora, ba bantu bakwangaga bakongera bakajya bakugarukira buhoro buhoro. Umugano rero ukora ibintu byinshi, ushobora gukoramo izi ntebe, ushobora gukoramo igitanda, ushobora gukora mbese udukapu, ukora ibintu byinshi cyane. Uyu mugano rero uko muzagenda mumenya ibintu mukurikira channel y'iwacu bikora bite, nzajya mbarangiramo ibindi bintu ushobora gukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo ufashe iki ngiki, ikibona kino urakibona, kino warangiza ukongeramo inyabarasanya n'agati bita umutobotobo, umuzi wako wenda twifashishe nk'iki ngiki, umuzi wacyo. Iyo ubifite nko mu ikofi yawe ukigendera, umuntu ukugendaho wese nawe agabanya mbese kukugendaho cyane. Ushobora no gufata kiriya kera iyo ubonye n'amavuta bita ngo ay'intare, amavuta y'intare ukayafungiramo, cyangwa amavuta y'intare original, ukajya ugafata ugashyira nko mu ikofi yawe. Ewana, ndakubwiza ukuri rwose, nta haduyi ushobora kukwitambika iyo ari yo yose kabisa. Umwanzi wawe aho ari hose aguhungira kure na kure. Rero ndumva ibiganiro nabirekera aha ngaha, ariko nzakomeza kubabwira n'ibindi byinshi bijyanye n'imiti mu buryo bwo kwivuza. Noneho uburyo wakivura ubutegano, ushobora kuza ku mugano gutya, ugashishuraho bino, ukagenda ushishuraho gutya, wamara gushishuraho ugahita ufata icyo bita inyabarasanya. Wamara gufata inyabarasanya rero, wamaze gushishuraho kuri ibi ngibi, hari ikindi bita umunyanja, ugafata n'iki cyatsi, iki ngiki kibona iki. Igihe wumva ari ibintu biri kukwirukamo, ukumva birimo biragushonagura, bigushona, ukumva ni nk'imbaraga zikurya cyangwa inda, bimaze kubivangiramo rero, uragenda ukabisekura, ukajya ubyikuba ku mubiri. Ukabyikuba ku mubiri. Kino cyatsi gikunda no kuvura amavi cyane, mu kuribwa mu mavi gikunda kugikoresha cyane, kwa kundi umuntu aribwa no mu ngingo, n'abantu bakunda kurwara gute, kwa kundi
abantu bakunda kurwara gute, kino giti kirabafasha cyane, ugasanga ari aho bava kandi ari aho bagera. Rero bavandimwe nkunda cyane, ni cano iwacu bikora bite, mbese iwanyu bikora bite, ni gute twamenya ibintu bidukwegereye, mbese hari icyo bitumariye? Nimba ari cyo bikumariye rero ujye utwandikira, kandi ushobora no gusharinga ku wundi muntu kugira ngo dukomeze twiyubakire ejo hacu heza. Ariko abantu bakunda kujya hanze mu bihugu bitandukanye, mujye mwirinda kwitwaza inkoni y'umugano kuko bayirogeramo cyane, ugasanga bashizemo izo za nyabingizi iwabo, bashyira mu nzu ugasanga nijoro byaguteye da, bikakubuza amahoro n'amahwemo. Ariko mu muri Imana irabakunda, cya mbere no gusenga, ikindi kwivuza ni ingenzi, mugasanga Imana ijye ikora kuko niyo igena muri byose. Murakoze cyane, Imana ibarinde.